Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe turaganira ku buzima, by'umwihariko tugiye kuganira ku muti witwa Stotek cyangwa se Misoprostol. Ni umuti ukoreshwa mu gukuramo inda haba ku bushake cyangwa se ariko umuntu wagize ibibazo inda ikashaka kuvamo ariko ntibishyiremo cyangwa se product of consumption ntizishyiremo. Ese uyu muti ushobora kuwibazaho byinshi, turabisubiza muri kino kiganiro. Turavuga ku ngaruka uyu muti ushobora guteza, tuvuge ngo ni bande bemerewe gufata uyu muti, turebera hamwe kandi ingaruka ndetse n'uko uyu muti ukoreshwa. Ndetse urasanga ibibazo byose wibaza bijyanye n'umuti ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake, byose urabisubizwa muri kino kiganiro. Misoprostol ubundi ni umuti ukoreshwa cyane cyane mu kongera ibise cyangwa se mu kubitera ku bantu bageze igihe cyo kubyara. Ariko muri rusange ni umuti ushobora gukoreshwa n'umuntu wifuza gukuramo inda ku bushake. Ni umuti ukora neza cyane kandi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS ribivuga, ni umuti mwiza cyane ukoreshwa hirya no hino kandi ni umuti wemewe ukagurishwa ku izina rya Stotek, ariko irindi zina uzwi nanone kuri Misoprostol. Stotek rero ni umuti ukoreshwa na hano iwacu mu Rwanda, ndetse uhabwa abakobwa cyangwa se abagore bifuza gukuramo inda ku bushake. Ariko na wa mugore wakuyemo inda bitari ku bushake, inda ye ikaba yavuyemo, burya ashobora kuwuhabwa kugira ngo inda ye ibashe kuvamo neza ndetse ibashe gushyiramo, ndavuga imyanda ya nyuma yari isigayemo. Ndetse ni umuti ahanini utuma uzana ibise ugatangira kuribwa, ku buryo ibise nyine biza yandi ikavamo rwose neza nta zindi ngaruka ndetse nta n'ikindi kibazo biguteye. Reka turebere hamwe rero ngo ni ryari umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake ukora cyangwa se bawukoresha kwa muganga. Uyu muti witwa Stotek ni umuti ukoreshwa kwa muganga, ndetse inshuro nyinshi usanga ari umuti rwose ukora neza kandi akenshi usanga nta wundi muti wawusimbura. Ni umuti abaganga bashobora gukoresha mu kugira ngo bakuremo inda ku bushake cyangwa se bitari ku bushake y'umuntu nyine ubyifuza. Ndetse ni umuti ushobora guhabwa umuntu hano mu Rwanda, bategeka munsi y'ibyumweru 21 ko uwo muntu wese ashobora kuwuhabwa inda ye ikavamo cyangwa se agakuramo inda ku bushake. Ariko iyo ibyo byumweru birenze ntabwo byemewe. Nanone ni umuti ushobora guhabwa umuntu wakuyemo inda wagize ibimenyetso byo gukuramo inda nko kuva cyane, kuribwa mu nda ndetse no kuba ashobora gutakaza amaraso yari atwite, akaba yabishakaga umwana ariko inda ye ikaza kuvamo. Burya nawe ashobora kuwuhabwa mu gihe bigaragara ko hari imyanda yasigaye mu nda cyangwa se hari product of consumption zasigaye mu nda. Nanone ni umuti ushobora guhabwa umugore ugeze igihe cyo kubyara ariko akaba afite ibise bike. Ni ukuvuga umugore ugeze hagati y'ibyumweru 38 ndetse n'ibyumweru 40 ashobora kuwuhabwa, inda ye ikabasha kuvuka. Ndetse nanone ni umuti uhabwa umubyeyi wagize ibyago umwana we agapfira mu nda, ndetse ni umuti nyine ashobora guhabwa kugira ngo wa mwana abashe gusohoka. Muri make ni ukumwongerera ibise kugira ngo wa mwana wapfiriye mu nda abashe gusohoka. Ariko akenshi tuwukoresha cyangwa se ukora kwa muganga, kenshi bawukoresha mu bijyanye no gukuramo inda haba ku bushake cyangwa se atari ku bushake. Ubundi ni bande batemera gukoresha umuti wa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake? Muri make burya hari abantu batemerewe gukoresha uyu muti kubera ko wabatera ibibazo ndetse wabagiraho n'ingaruka zitari nziza. Umuntu wese uzwi ko awugiraho allergie ntabwo yemerewe gukoresha uyu muti, ndetse n'umuntu bakeka ko inda ye yaba itari muri nyababyeyi neza. Inda zitwa ectopic pregnancy, hano no gutwitira hanze y'umura cyangwa se hanze ya nyababyeyi, icyo gihe uwo muntu ntabwo awuhabwa iyo yifuza gukuramo inda ku bushake. Nanone burya umuntu ufite indwara z'umutima ashobora kuwuhabwa, ariko ni ibyo kwitondera. Ndetse n'umuntu ufite uburwayi bwa anemia cyangwa se bw'amaraso, afite amaraso make mu buryo bugaragara, nawe burya ni ibyo kwitondera. Nanone burya umuntu ufite ibibazo mu kuvura kw'amaraso cyangwa se bleeding disorders cyangwa se anticoagulant therapy, ariko miti igabanya kuvura kw'amaraso, nabwo burya ntabwo agomba guhabwa uyu muti, no mu gihe awuhawe ni uwo kugenzurirwa hafi. Impamvu umuntu ufite amaraso make adahabwa uyu muti ni ukubera ko burya ushobora gutuma ava cyane. Uyu muti rwose utuma umuntu ava cyane
akaba ashobora gukomeza gutakaza amaraso menshi kandi yari afite duke. Nanone twavuze ko hari abandi bantu batagomba kuwuhabwa, cyane cyane nk'umuntu wabyayeho abazwe cyangwa se wigeze kubagwaho, yabagwa ibibyimba byo mu nda, yabyara abazwe cyangwa se n'ikindi kintu cyose, burya haba hari risike yuko ashobora kuwuhabwa akagira ibise byinshi, nyababyeyi igaturika cyangwa se igasandara, bikaba bishobora kumuviramo ikindi kibazo. Niyo mpamvu burya adakwiye kuwuhabwa nawe. Hari ubundi buryo bukoreshwa kugira ngo ndaye ibashe kuvamo mu gihe abyifuza. Cyane cyane ubwo buryo harimo uburyo abaganga bashobora gukora uburyo bwose babasha kudirata col cyangwa se kudirata inkondo y'umura ikaguka, nabyo bishobora gutera ibise. Hari uburyo bwinshi bishobora gukorwamo, ntabwo ari byo twateguye muri kino kiganiro kuganiraho, ariko wifuza ko nabyo twazabiganiraho wabyandika muri comment. Uyu muti rero nyuma yo kubona abantu batemerewe kuwubona cyangwa se kuwuhabwa n'abemerewe kuwuhabwa, ariko burya n'ingaruka ushobora gutera ku muntu wawuhawe. Kimwe n'indi miti yose, burya Stotec cyangwa se umuti ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake, hari ibibazo ushobora gutera umuntu cyangwa se hari izindi ngaruka ushobora gutera. Burya imiti yose burya hari ingaruka uba ushobora gutera mu buryo buzwi. Hari ingaruka rero burya abantu bafashe Stotec bashobora guhuriraho, zirimo kuribwa mu nda mu buryo bukabije, kuba ashobora kuva cyangwa se akagira iseseme, akaba ashobora kugira diare, akaba ashobora kugira n'umuriro, agatengurwa. Hari ibindi bimenyetso bashobora kugira birimo nko kuribwa umutwe, kumva afite isereri ndetse no kumva afite umunaniro ukabije. Ibidakunze kubaho rero ashobora guhura nabyo ni ukuba nyababyeyi ye yasandara cyangwa se yaturika, ariko twavuze ko bikunda kuba cyane nko ku bantu bigeze kubagwaho, cyane cyane nk'umuntu wigeze kubagwa kubyara bazwe. Mu gihe muganga umubwiye ko ugeze kubyara bazwe, ntabwo uyu muti awuguha, ahubwo hari ubundi buryo akoresha. Niba wifuza gukuramo inda ku bushake rero ukajya kwa muganga, nabyo uzajya wibuka kubivuga. Hari igihe umuntu ashobora kuva cyane nanone bigakenera ko yongererwa amaraso, nabyo birashoboka. Hari n'igihe umuntu ashobora kugira infection, ariko nabwo ntabwo bikunze kubaho. Ni gute rero uyu muti wa Stotec ukoreshwa mu gihe wifuza gukuramo inda? Uyu muti wa Stotec rero burya kuwukoresha bigenda bitandukana, ndetse doze cyangwa se ingano y'umuti umuntu afata, ntabwo bose bafata umuti ungana bitewe n'ibyumweru by'inda. Uko inda yawe iba ntoya cyangwa se ibyo byumweru bike, niko wa muti ufata ugenda ugabanuka, ingano yawo ugenda ugabanuka. Muri rusange nko ku bantu bafite ibyumweru biri munsi y'ibyumweru 12 cyangwa se munsi y'amezi 3, ibyumweru 12 no kuvuga amezi 3, cyane cyane bakunda gufata ibinini bine, kimwe gifite mikrograme z'umuti cya Stotec gifite mikrograme 200, no kuvuga mikrograme 8 nizo bafata. Cyane cyane bakunda kubinywa, kubishyira munsi y'ururimi cyangwa se ukabicengeza mu myanya y'ibanga. Ashobora kubifata hagati y'amasaha 3 kugeza ku masaha 12, agafata doze 3. Nanone burya ku bantu nanone bashobora, hari n'igihe uyu muti wa Stotec bashobora kuwukombina cyangwa se kuwuza n'undi muti witwa mifeprostone. Bikunda no kuzana biri kumwe, ubundi nabyo birendeka neza cyangwa se byemewe kubikoresha ku muntu wifuza gukuramo inda ku bushake. Hafata mifeprostone, kiba ari kinini kimwe gifite miligarama 200. Hanyuma rero hagashyira amasaha 28 kugeza ku masaha 48, akabona gufata bya binini bine bya Stotec, akaba ashobora kubinywa, kubicengeza mu gitsina cyangwa se kubinyunya biri munsi y'ururimi. Uyu muti rero wa Stotec akenshi ukora ku kigero cya 95 kugeza ku kigero cya 98. Muri make uyu muti urakora kandi ni umuti wizewe cyane. Ni umuti mwiza cyane, ndetse burya ubasha gukora ukabasha gukuramo inda niba ubyifuza. Ariko bivuze ko hari ikigero gito nka 5% hari abantu bishobora kwanga, bigasaba ko bagufata uyu muti mwinshi cyangwa se hagakoreshwa ubundi buryo. Ariko akenshi ni umuti ukora neza nk'uko bigaragazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Iyo rero inda irengeje ibyumweru 12, ni ukuvuga kuva ku byumweru 13 kugeza ku byumweru 22, wa muti wakoreshaga uragabanuka. Cyane cyane burya bavuga ko byibuze umuntu agomba gukoresha ibinini 2, mu gihe uri munsi y'ibyumweru 12 we akoresha ibinini 4. Iyo umuntu arengeje ibyumweru 13 kugeza ku byumweru 22, kuva ku mezi 3 gusubiza hejuru kugeza nyine kuri ibyo byumweru 22, uyu muti bwo akoresha ibinini 2.
akabishobora kubishyira munsi y'ururimi cyangwa se akabinywa, akabifata buri masaha 3 kugeza inda yivuyemo cyangwa se kugeza akoze ibyitwa explosion, aho kakana nyine cyangwa se yanda ivuriyemo burundu. Mu gihe rero burya umuntu afite umwana wapfiriye mu nda cyangwa se hari akana kapfiriye mu nda, yagize ibyago akana kagapfira mu nda, ubwo ashobora gufata doze nyinshi birenze, ariko mu gihe ari kwa muganga nyine agakurikiranwa n'abaganga. Muri rusange rero umuti wa Stotek ni umuti akenshi ku muntu urengeje ibyumweru 12 gusubiza hejuru, ni umuti agomba gufatira mu maboko y'abaganga cyangwa se mu bugenzuzi bwa muganga, kubera ko burya akenshi kino gihe uko inda iyongera ibyumweru bikora biba byinshi, niko ibyago byo kuba ushobora kuva amaraso menshi byiyongera, ndetse no kuba ushobora kugira iturika cyangwa se isandara rya nyababyeyi bitewe n'ibise byinshi byiyongera. Niyo mpamvu ukwiye gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo nugira ikibazo cyo kuva cyane bagutabarire hafi, baguhe ubuvuzi bw'ibanze. Ariko ku byumweru munsi y'ibyumweru 12 bwo ntabwo umuntu ava cyane, ndetse akenshi usanga inda ye ivamo neza nta zindi ngaruka. Iyo rero inda irengeje ibyumweru 22 bwo hano mu Rwanda ntabwo byemewe ko inda yakurwamo, biterwa n'igihugu. Cyane cyane burya hari ibihugu byinshi byo byemera gukurirwamo inda yewe niyo yabirengeje ibyumweru 30. Aha twavuga nk'ibihugu nka Ethiopia, Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi byinshi hano muri Afurika iwacu. Ni byiza rero ko niba uri gukurikira kino kiganiro wamanza ukamenya igihugu uherereyemo n'amategeko yabyo. Nko mu Rwanda inda ikurwamo n'itarengeje ibyumweru 21, hanyuma kandi hagakurikizwa criteria zigera kuri 4 zishingirwaho kugira ngo umuntu yemererwe gukurirwamo iyo nda. Nanone burya mu gihe gukurirwamo inda hakoreshejwe umuti wa Stotek byanze, hari ubundi buryo buri surgical methods umuntu ashobora gukoreshwa nk'umuti nk'uburyo bwa MVA. Ni uburyo tutavugaho cyane kuko uyu munsi twateguye kuganira ku muti witwa Stotek. Kwa muganga ubwo buryo barabuzi. Reka turebere hamwe rero uburyo uyu muti wa Stotek ushobora kuwufata cyangwa se inzira ushobora kuwukoreshamo kugira ngo ubashe gukora neza. Iyo rero uyu muti wa Stotek wacengejwe mu myanya y'ibanga y'umugore, uyu muti urakora cyane, ndetse ubwo buryo nyine bwo kucengezwa mu myanya y'ibanga ni uburyo bwiza, ariko akenshi ni uburyo busaba kwitondera kuko hari igihe ucengezamo ukagira ngo wagezemo ahubwo utagezemo neza. Bisaba kugira ngo ucengezemo ugere ku nkondo y'umura, cyane cyane aho ngaho hafi y'inkondo y'umura ariho ubushyira cyangwa se urambika icyo kinini cya Stotek. Ndetse ni uburyo buri prefere cyangwa se bwiza mu gihe inda iri mu cyumweru cya 2, no kuvuga umuntu arengeje ibyumweru 12 mu gihembwe cya 2. Nanone burya uyu muti nanone ushobora kuwushyira munsi y'ururimi. Iyo wawushize munsi y'ururimi ni umuti urihuta cyane, observation cyangwa se kwinjira mu maraso waho birihuta cyane, kandi bikaba effective bishobora gukora. Ariko bishobora gutera izindi ngaruka, cyane cyane zikaza ari nyinshi, nko ko umuntu ashobora gutengurwa cyane, akaba ashobora kugira n'ubukonje bukabije mu gihe yawufashe akawushyira munsi y'ururimi. Nanone burya ushobora kuwushyira mu kanwa mu buryo busanzwe, ukawucewenga nk'urya agashikarete cyangwa se ukawuhekenya nk'urya agashikarete. Icyo gihe nabwo nta ngaruka nyinshi buteza, kandi ni uburyo nabwo buri efficace. Ushobora no kuwunywa, nabwo rero burya kuwunywa ntabwo ukora cyane, ariko rero ni uburyo bwiza budatera izindi ngaruka, ziriya complication bundi cyangwa ziriya side effects ushobora gutera ziba nke cyane ugereranyije n'ubundi buryo wafatamo. Ni gute rero umuntu akoresheje umuti wa Stotek ashobora gukurikiranwa, cyangwa se umuntu akoresheje uwo muti ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake akurikiranwa? Muri rusange rero umuntu wakoresheje umuti wa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda akurikiranwa mu buryo bwihariye. Uburyo bwa mbere ni ukureba ko atari kuva cyane cyangwa se atarimo gutakaza amaraso menshi, no kureba ko inda yose yavuyemo cyangwa se product of consumption yavuyemo. Ikindi ahabwa umuti ugabanya ububabare kubera ko ababara cyane. Mu gihe wakoresheje umuti wa Stotek uri mu rugo, ni byiza ko nyuma y'icyumweru, hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 2 usubira kwa muganga bakareba ko inda yawe yasizemo. Cyane cyane burya niyo ukomeje kuva icyo cyumweru kigashyira cyangwa se 2, burya bisobanuye ko inda kenshi itavuyemo. Iyo yavuyemo ntabwo akomeza kuva cyane. Mu gihe rero inda yawe itavuyemo neza ngo ushyiremo, uhabwa indi doze ya Stotek kugira ngo ibashe gushyiramo neza.
Ni iki rero ukwiye kwitaho cyangwa se n'izihe ngaruka ukwiye kwitaho mu gihe wakoresheje umuti wa Stotek? Kuko twabivuze rero ibintu byose bigira risk. Twavuze ko rero umugore wawukoresheje mu gihe yigeze kubagwaho cyangwa se mu gihe yigeze kubyara abazwe cyangwa se no gukorerwa indi surgery iyo ari yo yose, ni byiza ko uyu muti yawirinda kuko ushobora kumutera ibyago. Nanone mu gihe inda yikuze cyangwa se ifite ibyumweru byinshi, ntabwo akwiye gufata uyu muti ngo anywe doza nyinshi kubera ko ashobora nabwo kugira rupture uterine cyangwa se nyababyeyi ikaba ishobora gusandara cyangwa se gusaduka. Ni byiza ko yakoresha doze nkeya kuko twagiye tubivuga bishingiye ku byumweru by'inda. Nanone uyu muti ushobora gutuma utakaza amaraso menshi, ukaba bishobora kuba wahabwa blood transfusion cyangwa se kuba wakongererwa amaraso, cyane cyane bikunda kugaragara iyo inda irengeje ibyumweru 12. Umugore nanone ashobora kugira ibibazo byo kuba ashobora kugira ama infection bitewe n'uburyo uyu muti yayihawe cyangwa se n'ikindi kintu cyakoreshejwe. Iyo umugore yagize infection agira ibimenyetso birimo kuba ashobora kugira umuriro, kuba ashobora kuzana ibintu bidasanzwe biva mu gitsina ndetse no kuribwa mu nda mu buryo bukabije. Nanone umuntu wakoresheje Stotek akuramo inda ku bushake ashobora kugira ibibazo birimo nk'iby'amarangamutima cyangwa se ibibazo bigaragaza uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'uburyo gukuramo inda byamugizeho ingaruka cyangwa se n'uburyo we arimo kubyakira, wenda bitewe n'idini n'imyizerere ye n'ibindi byose. Niyo mpamvu uwo mugore akwiye kwitabwaho ndetse akabasha gufashwa mu buryo butandukanye bitewe n'ikibazo agaragaje. Muri rusange umuti wa Stotek ni umuti mwiza cyane ushobora gukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake ariko bikurikije amategeko. Hano mu Rwanda twavuze ko hari ibintu bitandukanye bishobora gushingirwaho kugira ngo wemererwe gukuramo inda ku bushake, harimo kuba waratewe inda ukiri umwana uri munsi y'imyaka 18, kuba waratewe inda nanone uri mu gisani n'umuntu mufitanye igisanira cya kabiri, muri make uko umuntu utarenze igisanira cya kabiri n'umuntu mufitanye isano ya hafi cyane. Nanone kuba waratewe inda wafashwe ku ngufu cyangwa se warashingiye ku ngufu nabwo burya ni impamvu ushobora gutuma ukorerwamo inda ku bushake. Nanone burya no kuba muganga ari wabonye ko iyo nda igomba kuvamo bitewe n'ibyago cyangwa se ingaruka ishobora kuguteza mbi, nabwo burya biremewe, nabwo wakuramo inda umaze kubyemeza nyine ukabasha no kubisinyira. Muri rusange rero umuntu ukuramo inda cyangwa se umuntu utanga umuti witwa Stotek ukuramo inda ku bushake ni umuganga wabyemerewe rwose, ni wowe uyu muti uwutanga. Kuwigurira hirya no hino, kuwutuma hanze ukabasha kuwunywa ukawunywera mu rugo utazi n'ibyumweru by'inda yawe, rwose haba harimo risk zishobora no kukuviramo urupfu. Ntabwo ari byiza ko wabikoresha. Niba ubyemerewe jya kwa muganga, ahariho hose muri leta barabikora, bakabikora ku bushake mu gihe uboneka muri ziriya mpamvu enye twakubwiye. Muri rusange rero gukuramo inda mu rugo cyane cyane irengeje ibyumweru 12, ibyo ni nko kwiyahura rwose, ushobora no gupfa cyangwa se bikagutera ibindi bibazo. Wakora subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa, dutanga n'ubujyanama ku buzima. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikindi cyose wifuza kubaza wacyandika hagenewe kujya comment, turabisubiza.